Ese abashoferi bari batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha? Ese byagenze bite kugira ngo ubundi izi modoka zikore impanuka ndetse zizikorere hano mu Gisakura? Imwe ijya kwinjira ishyamba, ikata yinjira ishyamba, indi ikomeza Rusizi. Ese byagenze bite? Imva n'imvano ni iyihe? Nimba rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona byinshi dukora. Rero reka mbabwire imva n'imvano. Iyi modoka irimo ituruka mu Bugarama yikoreye sima, izanye sima hano mu mujyi wa Kigali, yakataga ishyamba rya Nyungwe, ishaka guca muri Nyungwe ngo itungukire Nyamagabe, Huye, Muhanga, Ruhango, Kigali. Ntabwo yari yaciye ngo ice Karongi ize gutungukira Muhanga. Rero iyi modoka yindi yari ikuye inzoga Rubavu ku ruganda rwayo, ngira ngo murahaza uruganda ruherereye rw'inzoga, ngira ngo abenshi murahazi hano mu karere ka Rubavu, hirya gatonya ya hano aho u Rwanda rugabanira na Kongo hafi y'umupaka, ni haruguru yaho gatonya, ngira ngo abenshi murahazi, niho rero Burarirwa ikorera. Iyi modoka ya Burarirwa yajyanaga inzoga hano Rusizi, rero biza gucakirana, imwe ikata ijya mu Gisakura, indi ikomeza. Nibwo iyi kata ijya mu Gisakura yaje kwiba ku muhanda, iriya yindi nayo irakata nayo yiba ku muhanda, aho kugira ngo bigonganiremo hagati bose bahita bakata hepfo. Izi modoka zabo zose zahise zigwa mu manga, ntabwo ari imanga ndende uvuga ngo ni nk'imanga ya Shyorongi, zahise zigwa nyine zigwa zigaramye, imwe igwa igaramye. Nibwo inzoga zamenekaga, abaturage baraza bariyorera barinywera, bari bari aho ngaho. Urabona hano mu Gisakura ni ahantu hahinga icyayi, cyangwa murabizi ko hano mu Gisakura ni ku ruganda rw'icyayi. Abakozi basoroma icyayi, abakozi babagarira icyayi bahise baza batangira kwinywera, abandi batwara amasima, ariko abamasima bo sima zatwawe n'ebyiri gusa, ariko n'abazitwaye bahise bazigarura kubera ko bafashwe. Kuvuga ngo hano mu Gisakura haba hari umutekano uhagije. Rero bamwe abacunga ishyamba, abagaride baba bari aho hafi, ari mu Gisakura ujya kwinjira ishyamba, bivuze ngo izi modoka zose zicungirwa umutekano. Bivuze ngo kereka abaturage baje bakinywera inzoga n'amavide yamenetse, ariko iyi modoka yari ivuye simerwa, nta sima n'imwe yigize ivanwaho, sima ebyiri zari zigiye babashije kuzigaruza. Rero iyi mpanuka yakomerekeyemo batatu, yakomerekeyemo abatandiboyi babiri n'abashoferi babiri. Abashoferi bose bakomeretse kubera ko ibirahure byabakomerekeje, bafite amaraso nyine byabatemaguye. Rero bahise bajyanwa mu bitaro bya Shangaji kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere bataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe rero polisi y'u Rwanda yatangaje ko igiye gutangira gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo izajya ikangurira abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha kandi batware ibinyabiziga nanone batarangaye. Ushobora gusanga abana bashoferi bari bafite umunaniro ukabije cyane, akaba ariyo mpamvu iyi mpanuka yabaye. Ese uribaza ngo iyi mpanuka yabaye ryari? Ntabwo ari kera cyane. Impanuka yabaye uno munsi mu masaha ya mu gitondo, uvuze ngo impanuka yabaye saa 12 za mu gitondo nibwo yabaye. Iyi mpanuka twayimenye mu masaha ashyira saa 3 za mu gitondo. Iyi mpanuka ndetse biza kuvurwa ku nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye saa 6. Rero iyi mpanuka twebwe twari twarangije kuyibona kuko dufite umunyamakuru wacu uherereye hano ku Winka, yahise azamuka mu Gisakura, yaraherereye ku Winka, arimo ajya Rusizi nyine asanzwe afatira amakuru. Ageze ku ino mpanuka rero nibwo yadusobanuriye ku biganiro tugenda dukora live, ngira ngo akenshi abantu mukunze gukurikirana live zacu, ngira ngo mujye mugenda mwumva abanyamakuru dukorana impande n'impande bagenda baduhereza amakuru. Ngayo nguko rero iyi mpanuka rero nta muntu wigize uyipfiramo kubw'amahirwe. Rero izindi modoka zahise ziza zitangira gupakurura bino bintu. Ubu ngubu imodoka zirimo ziragenda zijyana ibintu aho zari zigiye. Izi nazo zatewe breakdown, zakuwe mu nzira kugira ngo abaturage babone aho baca. Rero reka amakuru yanjye cyangwa amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimba urwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, nitwa Kidasamura, urw'inkorogota bakora rugakonkoma.